ni diaspora. Kwitwa diaspora muri Papa Sava byavuye njyewe ntekereza ko kwitwa diaspora muri Papa Sava bashobora kuba baragendeye ku marore nahereyeho. ni uri diaspora w'icyaka indimi muvuga izihe neza? Ni ukuvuga ngo mvuga ikinyarwanda neza. Ikinyarwanda neza. Icyongereza. Ntazi njyewe buriya amagambo nzi mu Giswahili ni nk'umunani. VP man, how are you? Noneho tukiga mu wa mbere muri universite. Muri iyi minsi haje ikintu cyitwa ngo koga buri munsi ngo ni ukwica uruhu. Kandi nibyo bitubaho. Ariko mu cyaro hari ukuntu wageraga aho ngaho n'ishati rwose ikazatora imbaraga ikazamo ikintu bita urukuta. Bari wabona ishati bahagaritse igafata. Iyi rero ni Papa Sava Subiza. Aha rero akaba ari diaspora Subiza. Twongeye kubaramutsa, twongeye kubahobera, urukumbuzi rwari rwose. Hanyuma reka nizere ko none ubu ngubu bigiye gufata indi sura. Noneho urumva mu minsi yashize twagiye dukoresha abantu bose tubana nabo hano iburasirazuba. Ubwo ndavuga akarere ka Kirehe, ndavuga Yongoma, ndavuga Nyagatare, ndavuga Gatsibo, ndavuga Kayonza na Rwamagana, yewe nibagiwe na Bugesera. Utwo ni uturere tugize intara y'Uburasirazuba. Amajyaruguru hariyo Gicumbi, hariyo Rulindo, hariyo Gakenke, hariyo Musanze, hariyo Burera, ndakeka arizo ngizo. Tukagenda tukajya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aho ngaho turahasanga Nyabihu, turaza kuhasanga noneho Ngororero, turahasanga Rubavu, tuhasange Rutsiro, tuhasange Karongi, tuhasange Nyamasheke, tumanuke ni Rusizi. Nitujya mu majyepfo rero turahera hano hafi ku Kamonyi, twagiye Muhanga, dukomeze Ruhango, tugere i Nyanza, tumanuke Huye, tugende Gisagara, dukomeze Nyaruguru, tugende Nyamagabe. Arako nibagiwe umujyi wa Kigali ni Gasabo. Hano ho turi ni Jari, Agateko ni muri Bugarama. Hanyuma hari Kicukiro, hakaba kandi na Nyarugenge igendwa n'abayizi. Okay, abantu mwese turabaramukije. Erega tubishatse n'imirenge twayivuga. Urumva no kugenda akarere ku kandi ukagenda yivuga wayatwibabeshya yose se twayifata. Aga twayifata modoka zigira inshuti. Reka ntibyakunda. Ariko turabaramukije. Uraho neza? Komera cyane. Amakuru. Humeka handi wacu. Yohana merci. Ariko wabaye mu kihe gihugu usibye mu Rwanda? Ntagiye kure nta handi ndaba. Hatari mu Rwanda uretse aho navukiye. Nihe? Navukiye i Bujumbura, i Burundi. Bujumbura. Quartier Kamenge? Oya, mu Ngagara, mu quartier 5. Quartier 5. Yego. Rohero ntabwo uzahaze? No, urumva Rohero ni ku bantu bakomeye. Oya, ahaba abantu basa nk'abakomeye naho bita Kiriri. Ariko urebye i Burundi sinahabaye kuko navuye ndi muto. Wavuye uri muto. Yego. Mpamenya gatoya nanjye nagiyeyo mu bintu byitwa anthology muri Grand Lac nk'inshuro eshatu. Ariko nagiyeyo no mu bukwe da burya amazina y'inka ntawe atangejeje. Yanyambukije imipaka myinshi. Ni Burundi? Yego. Ariko ubukwe bwaho bo ni ari ugusaba no gukwa buba bugorobye. Kubera izuba nk'ubu muki. Ntabwo wabonera ikintu haya abantu baba bagira gutya. None ikintu cyantangaje ni ukuntu bakuha icyayi bagahita baguseriva n'amazi akonje. Biracyabaho. Biragenda. Za Tampete hari abantu bacurangiraga bitwa Steven Sogo, ba Chiko Mukomere, ba Ture, ba Andi, ba Arafro.
urumva ko nanjye mbazi Yego, ndumva mbazi. cyane ndabazi na ba Kidumu, ariko Kidumu ubu ngubu abakenya sibyo yego bari Kenya Kidumu. Kenya nabona ibintu by'ubuhanzi nta hantu bitatugejeje Amakuru na Kenya yacu. nagiyeyo 2007 2006 2007 2008 Yego. bati Garasiyani agiye kwereka abo muri Kenya ukuntu bavuga amazina y'inka, tagiye kubereka ukuntu bakina teatre kandi mu rurimi rumwe nk'urw'iki mba oya ariko utazanyinisha kameme. Sorry. Je suis francophone et anglophone à la fois. Urumva ko ndi trilingue. Abantu mwize linguistique comment ça va? Bimeze neza. Ni fresh. Ndi muvuga izihe mbozo birumvikanye ibihugu byo n'uri diaspora w'icyaka indimi muvuga izihe neza? Ni ukuvuga ngo mvuga Ikinyarwanda neza. Ikinyarwanda neza. Kirundi neza. Kirundi neza utarabaye. Yego. Kwiyameneya. Igiswahili cya sanifu cyangwa tupacapace. Oya nyine ni kimwe kitatuma utambuka umupaka cyangwa baguha amazi ngo uko ariko ntago wavuga uti nasuye wenda radio televiziyo muri Tanzania ngiye kwiyameneya ku Giswahili nta kandi kajambo gatakayemo. Byansaba ari haso. Byagusaba kurepeta. Yego ubwo ni Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahili cyaturaturye. Ntazi ngewe buri amagambo nzi mu Giswahili ni nk'umunani. VP man, how are you? No tukiga mu wa mbere muri university twigaga Icyongereza uzi ko bavugaga ngo how are you? Fine, thank you. Ukongeraho no teacher, sit down. Okay. No. May I go to the toilet? May I go to the toilet when you are checking if your English is good? Okay. No, umwe mu banyeshuri mwarimu araza ati how are you? Ati teacher. Habari we ntabwo yumvishe habari. How are you? Yumvishe habari. We yivugiraga habari. Isawa sawa. How are you? Sawa. Kandi ubwo turi mu isaha y'Icyongereza. Igiswahili uragerageza, Ikirundi, Ikinyarwanda, Icyongereza. Nivuga neza. You are good in English? Yes. Ariko Igifaransa ntabwo nkizi neza ariko ni bimwe byacu. Tu peux s'adapter quand même. Je peux essayer. Tu peux passer. Yego ndagerageza. Sans demander de quoi? De marque de quoi? Oui. OK. France nyine urumva ndagerageza. On est ensemble. Oui, on a la table d'honneur. La table d'honneur, on peut. Ndabyumva ibyo byose. OK. Tu peux se servir. Oui. OK. Voilà. Twasoma by the way. Urumva niba tubasha kuvuga how are you? I'm okay. Fine, thank you. Yes, my teacher. Kandi uri kuvugana na ministry. Nta mwahuriye nuko wagezeyo bahita bagusuza muri urwo rurimi. Fine, thank you teacher. Ugahita ba mwarimu wawe. Okay, just sit down. Sike. Ni diaspora. Kwitwa diaspora muri Papa Sava byavuye njyewe ntekereza ko kwitwa diaspora muri Papa Sava bashobora kuba baragendeye ku marore nahereyeho kuko naje nkina ntangira nkora ubukwe ariko nkorana ubukwe n'amadederi ndi umugabo uvuye hanze. Urumva nyine bitewe n'izindi rore ngenda mbona ko ariko byagenze kandi nizo adaptation tuvuze zizo ndimi nyine. Urumva nizo nabyo nkahura nabyo. Urumva ntabwo ari bufate wavuga ngo Manudi ngo nabe diaspora biragora. Narizo bumvikana gusa wenda nanjye na Mama Sava. Birenze kuri ibyo ngibyo utamubaza kamemo. Byari kugorana. Akwiriye kwitwa Manudi. Ni Manudi nyine. Cyangwa se noza Musa. Cyangwa Boringo. Nta mu diaspora ugira ibyanwa nka biriya. Niyo waba ukomoka muri biriya bihugu bibutereka nka za nko muri Israel se. Oya nka za Chad na Kinyine b'Abasilamu. Urumva nabo yure ko harimo Musa. Kuvuga ngo ugendeye kuri ibyo yababa nko mu cyaro.
ni Musa wo muri Israel mu cyaro, mbese ari nko mu cyaro ahantu ushinzwe nko kotsa nk'ibijumba mu bakene za runonko ibintu bari n'abantu bakunda kugenda barwara utuntu tubyimba tw'utuburu. Hari ibindi bibyimba ngo biterwa ngo niba ari ivumbi rye nk'ubu muki iryo riri ivumbi ngo riturutse ku kotsa ngo ibijumba da. Musa uravuzwe, ariko bari bambwiye ngo azagerageze Kamemu ngo kwangana taye ubona ko atubutse waterema agatentiri. Musa se ngo niyo yateramo akarongo kamwe, ari ihina se cyangwa ari tentire? Tentire mu bwanwa. Ikibazo rega ni ukwimenyereza ibintu utamenyereye, bishobora kumutera nkarerije. Nese ngewe narimenyereye kurya salade na mayoneze, urumva ako ngo bitari ku biryo umukozi yanataha. Voilà. Urumva nyine nabyo bisaba akamenyero. Nka Musa tentire byagorana. Muri iyi minsi haje ikintu cyitwa ngo koga buri munsi ngo ni ukwica uruhu, kandi nibyo bitubaho. Ariko mu cyaro hari ukuntu wageraga aho ngaho n'ishati rwose ikazatora imbaraga ikazamo ikintu bita urukuta. Bari wabona ishati bahagaritse igafata igakomera. Uyu mupira urawubona ukazamo umwanda, akazamo ntuza harya bya bindi bazamura ku nzu ni ibiki, ibi by'inkuta ku ruhande kwa ngo bazashyiremo amatafari mo hagati, amakorone ariko ya beto inkingi. Ugasanga ishati cyangwa umupira nk'uyu nguyu wazanye ikintu bita inkingi, bayimeneye nka beto ku buryo uyikuramo ukayegeka kabisa, cyangwa ukayihagarika ukigendera wagaruka ukongera ukayita. Ni kwa kundi ni ba Musa rero. Musa ndabibona harimo nko gukina ikintu cya biye yokeje runo. N'ubundi nta nubwo aba yambaye Musa ahanari yumve uko diaspora mufata. Musa ni boss wabinkoresheje. Diaspora ninde wande wahe dukomeze twumve byo diaspora bari hanze babyumve ko iyo urimo kuyikina ntabwo ari uko wavuyeyo, suko ari uko ari role twaguhaye, nuko abari igitekerezo kiba cyaje. Sinzi ari role twigeze gukina hanga, niyo mpamvu mbisubiyemo. Nza kubona commentaire umuntu anyandikira kuri telefone yanjye direct, ntabwo ari commentaire kuri episode, ngo ko mwavuze ngo abantu ngo baba hanze ngo barakora ngo kugeza ngo bagize bate ngo ubwo ngo ntabwo muri gusebya ngo ba diaspora ngo ari natwe turebe ibintu byanyu cyane. Nanjye ndamusubiza se kiriya ko ari igihangano ko njyewe nibera mu Rwanda ukeka naragikuye suhati naragisomye cyangwa nakibwiwe n'undi uri aho ngaho ati muzakina iki gitekerezo ibi nibi hazagira umuntu ukubeshya uko mukenera amafaranga natwe tuba tuyakeneye, kandi uko wageze hariya uko ukorera menshi ni nakusohora menshi, ku buryo hari n'igihe usiga. None se nta bantu baje i Kigali bazi ko baje guhaha, ubu ngubu basubira mu cyaro ariko ajyanye ipantaro yatiye cyane n'urukweto yagerayo nako karongo washyizemo. Si utu turongo batwita ngo icyo ubundi akangaka ni nyorosha, ni style mboka n'imbezwe. Nyorosha style mbokane n'imbezwe. Imbezwe mbokane n'umwe w'umukinnyi. Ni ukuvuga ngo ni style yanjye. Okay. Mboka n'imbezwe. Imbezwe. Ejo nsaga kubitamo hari ahantu nshaka kujya, ubundi ningeraho bagira bati wa musaza noneho araturubuye afite style ya ati kabaye mutangirire hafi. Ariko njye ntabwo nakora koko hafi, ni kakandi kazenguruka gutya kakagaruka gutya bakongera gutya, mbese umeze nk'uri guca imirongo iri parallel. abo kuri aka kabongosho kanjye wagira ngo ni inyundo y'intuza, ariko nta nibirenze twajyamo ari nka dutandatu. Nuko rero nabwiraga wa wundi wanyandikiye iyo message ngo mubwire ko twebwe dukina ibitekerezo turimo gukina tukaba dushobora kuba ari ubwacu twabihimbye, ibindi nkaho tutagera twabibwiwe n'abahari, ibindi twabisomye,
ibindi twabiroye kubisoma n'ibinyamakuru social media cyangwa se kubireba n'ibindi binyuramo cyangwa inkurumamo zabaye izo nizo duhabwa n'abantu. Ntazagire rero wumva ngo twakinnye ngo umudiaspora muri Amerika kuko hari ababurara barara no hanze ngo turamusebeje, barara aho hanze ngo turamusebeje. Nta cyaba kirimo cyo kuza kugusebya, ariko umenye yuko niba bitakubaho abandi bibabaho. Si byose hari umwarimu wanyigishije geography economique aza kutubaza ati nimumbwire nk'ubu umutobe mu cyaro icupa rigeze kurangaye. Umwe mu banyeshuri twiganaga aramubwira ati hari ahantu se bagurisha umutobe. Aramubwira ati ubaye ntaho uzi byaba ari byiza, ariko kuba mbikubajije ukaba ntabyo uzi urinjije inyuma y'izindi. Niba muri 2007 utazi ko umutobe ugurishwa cyangwa amata, ubujiji ni ubwo ngubwo. Utagira ngo hari ubundi bwenge usize inyuma. Ni nk'ibyo rero, urinde wande wahehe amashuri ugarukiriza ibindi. Ndaza kubikubaza, mfite ibintu nkubaza, ndakubaza nanjye ko mparira. Ni ukuvuga ngo mpereye hejuru, amazina yanjye nitwa Mugisha Guevara. Nka Che Guevara ko kwa Fidel Castro. Hari abatanga indangamuntu Che banze kuyishyiraho kuko buriya Che bakwatse copyright. Si copyright ahubwo Che buriya Che isobanuye nk'uko ushobora kubanza nka DR isobanuye Dr ku izina ry'umuntu, cyangwa sa nka kuri nyine bita ba Alex Ferguson. Che bivuga nyine ni nka sa, nyine ni nk'icyubahiro. Ni Sa Guevara. Ni Sa Guevara ariko mu rurimi rw'abanyakiba. Rero data na mama banyise Mugisha Guevara. Ubwo kantu se ndimbatara gatoyera cyangwa degidege ntacyo Che bivuga nka sa munyacyubahiro. Ako uramuguye nanjye nzi ko ari nk'izina nk'ukuvuga ngo ni itegeka nka nitegeka bo bayita Che ari gatoya kuri gutyo. Yego, ni ukuvuga ngo papa na mama baracyariho. Mama yitwa Uwimana Esperance, data nawe akitwa Nkurunziza Dieudonné. Esperance none akaba arya ni moto y'Imana ni mushimiye Imana, ibintu nk'ibyo. Ariko ubwo urumva hano turabafite bose ba Esperance nawe Imana ntabwo baducika. Bari tukitubwira ababyeyi. Urumva nari ngeze ku mashuri. Amashuri yo ntago nize ibikanganye, nize primaire nk'ibisanzwe, niga troncome, superieur niho nize ibijyanye n'ubwubatsi construction, ndanabirangiza mu wa gatandatu. Nkomeza ibijyanye na architecture muri Kiste, nubwo ntabikomeje. Nahise mfata ama short courses ya online nkurikiranya ibijyanye na interior na exterior designing. Ubu nkaba ndi engineer muri finissage z'amazu. Finissage sha. Finissage engineer. Inzira y'ubuhanzi. Yego. Ubuhanzi ho wajute watangiye ryari, wabyiganye nde? Ni ukuvuga ngo mu buhanzi ahanini usanga biba byaratangiriye ku mashuri ahantu umuntu aba yaragiye yiga, kuko nk'ahantu hose nagiye niga byatangiye ndi muri segonderi. Ni primaire ndimo ndayirangiza, twateguraga amateatre ya anti-sida, anti-drugs. Ndabikora muri troncome gutyo, dukora amateatre nyine mu bigo agiye atandukanye. Ndi mu wa gatanu segonderi nibwo nagiriwe amahirwe yo gukora casting. Ni casting yari yabereye ku cyahoze cyitwa Royal TV. Yari projet yitwaga Virunga School. Ni nayo filime ya mbere nakinnyemo mu buzima bwanjye. N'abafofo n'abitwa ba 5K b'abakomediye baraba bigomba guhinduka.
ni benshi, hagiye havamo abantu benshi. Rero nagiye muri casting n'abandi, nahahuriye n'abandi benshi, ngira imana iyo casting ndayitsinda, bangira na main actor. Yego, niyo filime ya mbere nakinnyemo, ubwo mba ninjiye mu ruganda gutyo, biza kurangira birahagarara mbivamo, nkomeza nkorana n'uwitwaga Denis, Imana imwiruko ridashira, dukorana mu yitwa Sakabaka yacaga kuri televiziyo y'u Rwanda. Bitewe n'imbogamizi nahuraga nazo, urumva n'amashuri n'ibintu ninjiyemo nkiri muri segonderi, nsa nk'ubihagarika, ndabihagarika mbishyira ku ruhande, ariko umuntu akajya agenda akina utuntu duto duto turi aho, bitagiye nyine bimenyekana. Mara igihe rero nsa nk'uwabyihoreye nkurikirana iby'amashuri n'ibyo nkora, nibwo naje kugirirwa amahirwe rero yo kuza muri iyi timu ya Papa Sava. Harya muri Papa Sava waje ute? Wazanye nande? Papa Sava nyizamo bwa mbere nahamagawe na Kenya Madederi. Mwari mwarakinanye? Oya, twari dusanzwe tuziranye, urumva nanjye ababyeyi babikabuga. Kandi nawe yabaga ikabuga icyo gihe, ariko twaje kumenyana nyuma biciye ku witwa Billy. Ndamwibuka. Ndamwibuka yakinaga muri Seburikoko. Yego, ari murumuna wa Frederico. Yego, niwe wampuje na Madederi mbere y'uko nza hano. Madederi turamenyana, hari agaprojet twari turi gukorana, nubwo kataraninze, turamenyana, nsanga nawe aranzi, nza kumusaba nyine ndebe ko nabona uburyo ngeramo hano. Arambwira uti no gutegereza tukazareba, nzakubwira. Umunsi umwe rero ngira gutya mbona arampamagaye, ndaza, narakinnye, ndagenda nongera mara igihe ntahari, ariko nsigarana nimero zawe, kuko twari twarigeze gukorana muri Seburikoko, sinzi nimba ubyibuka, kuko ninjye waguhaye amafaranga yagusubije mu cyaro wibye inkweto ababosi bawe. Gikonomereze ya mbere gutyo. Wowe urimo gucuruza inkweto? Wowe wari uri gucuruza inkweto, ngiye duhura mu nzira, ndazikugurira, nguha amafaranga, nibwo twaherukanaga. Nuko nsigarana nimero zawe, tukajya tuvugana, nkajya mbigusaba mpozaho. Igihe kimwe urambwira uti ngwino ukine, ndaza ndakina, biza kurangira nshyize muri timu ya Papa Sava gutyo. Ese nuko waje? Nuko nisanzemo hano. Nuko wisanzemo. Uti rero ndi engineer muri interior design, sibyo? Iyo uvuze rero ngo engineer muri interior design, abantu benshi ubundi benshi usibye ko bamwe bamaze kubisobanukirwa, baba bavuga yuko hari ibyo tuba twateguye kugira ngo nyine twumvikanishe ko abantu baba muri sinema bize ibyo bintu nyine babikora. Interior design mukoramo iki? Na materime technique mukunda gukoresha? Ese urebye nkanga wavuga uti ngiyewe hano muhambaye akaba nk'iwanjye, cyangwa se ari ikiraka mumpaye nakoramo ibi n'ibi, ni ibiki mukunda gukora, ni ibiki mukunda gukoresha, ku buryo umuntu ukora interior design avuga ati byanze bikunze kabisa Guevara arabikora. Yego. Ni ukuvuga ngo interior design ni nini cyane, ndetse na exterior biragendana, kuko ni finissage y'inzu imbere ariyo interior, na exterior akaba ari finissage y'inzu inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora interior na exterior designing, wenda nk'urugero wari umpaye ati inzu bayiguhaye iyawe, iyi nzu ari iyawe, nibwo ugendera ku magu cyangwa se ku byo ukunda, kuko abantu twese ntabwo dukunda kimwe. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukorera umuntu iyo interior, urabanza ukumva amahitamo ye, ese akunda ibiki. Hariho abantu badakunda kuba nk'iki gikuta kitaguma ari igikuta gusa, akavuga uti ngomba gufungaho muvura, nkazishyiramo amadizayini, akaba yashyiraho ama wallpaper, bigenda bitandukanye bitewe n'icyo umuntu ashaka. Urumva rero interior designing ni nini, kuko nkatwe uzufata inzu y'umuntu amaze kuyikinga, amaze kuyihagarika, amaze kuyisakara, ukamubwira uti noneho muri iyi nzu hakenewe ibi, hakenewe amagypsum, ese bije ntimeze neza nzakoresha rangete,
akaba yakwifuza kuba harimo iyi furemu ya ribuyu cyangwa muvura, mbese wowe ukabanza ukumva icyo umukiriya yifuza hanyuma ukamusharinga amayidiyazi bitewe n'ibyo wumva ashaka. hanyuma urabona hari ibibazo cyane cyane abahanzi bahura nabyo. Yego. hari umukobwa wanditse ati ariko guza imitima y'abakobwa benshi bagukunda iri hanze aha uko ingana. hari nk'itanu wabuze. Oya, ntabwo babingaragariza ariko nimba bihari ubwo ndabimenye. ubwo urabimenye. Yego. ubwo batarabigaragaza igikurikiyeho mbuze uko nkibaza ngo ubundi se ngo ubwo ukora iki ngo kugira ngo urwo rukundo bagukunda rwabatwaye ngo rubatwazeho nk'umutwaro. Oya, nanjye biroroshye iyo umuntu anyeretse ko mukunda nawe mpita mukunda kuko nanjye nkunda abantu. uhita nawe umukunda iyo akweretse ko agukunda. nimba ari n'ijana bazaze urumva mfite umwanya nyine, mfite umufasi wo kubashyira. kurana n'imitima iryaguye. ariko imitima nayo igira amataye, nawe usanga iyo hari ufite umutima umeze utya umeze utya. ubwo nari ndimo mbariza Kevin -50 Nino Firosi niwe wigeze kumbaza niba warigeze uba hanze y'u Rwanda, za Canada, Amerika na hehe. Humva mu nkuru. Wihangane uzatembera. Ntabwo ujye uteganya kujya gushaka ubumenyi bwisumbuyeho muri ibyo ukora hanze? Ndabipanga ariko bitewe n'umwanya n'imbogamizi, reka mbyite gutyo, ahanini usanga nyine bigenda bikugora, ariko ayo mahirwe urumva umuntu ayabonye ntabwo yayanga. Yego. Utubazo tw'amatsiko. hari umuntu umwe twabajije, ntabwo shaka yuko umukomozaho, tumubaza abantu bakunda gukererwa no kwica gahunda, nawe gushyira muri 3 bibanze. nibyo cyangwa yarakubeshye? uwo muntu yarambeshye. wowe ni bangahe 3 washyira muri gahunda wikuyemo? mu bantu bica gahunda se? gahunda cyangwa za hano nyine ubwo no gukererwa rega no kwica gahunda. wewe wibababariye wikuyemo ukigira mwiza ukitaka. mbese ni nk'Imana iguhaye amahirwe iti ibabarira ibicumuro byawe nibura nk'icumi nkwinjize mu ijuru, ugira abandi ubyegekaho. ni nk'abahe 3 wumva bica gahunda? abantu muri Papa Sava kwica gahunda urumva iyo twageze hano buri wese abagendera kuri gahunda yahasanze. ariko ku kijyanye no gukererwa sinakwigira mwiza ngo nuko ndi kuganira na boss nanjye bijya bingeraho. bijya bikubaho. nkaba naza ariko burya sinkabya. nshobora kuza nkasanga batarashutinga episode ya mbere ariko simbana cyangwa aribwo bayirangije. ariko ubwo urumva muri rimwe nawe urimo, ntabwo yakubeshyeye mu by'ukuri ntacyo mwapfa. undi ni ukuvuga ngo undi muntu dukunze kugongana muri kwihisha nka episode yatangiye mugenda mwitsimba. Idativa. undi wa 3 utekereza? undi wa gatatu we ndumva asa nk'utagihari. inde? undi muntu wapfaga kuza asa nk'utinzemo ni Veve. iyo yabaga yizanye atazanye n'abandi. Okay. hanyuma ninde muntu iyo turi kuri setanga ukora ibintu nawe ukajya bigusetsa ubona bigusekeje? turi gukina cyangwa se tugiye kujya gukina agakora ibintu ukajya ubona nyine biri bizarre. umuntu rero buriya hano umanurira isukari ni umuntu yitwa Kirimbuzi. Kirimbuzi nyana namukumbura. we ni Kirimbuzi na Manu n'umuntu witwa Hatungi. ariko uvuze Hatungi, Manu we ntabwo twamugarukaho cyane. tutamugarukaho yarahise akazakwikoma. buriya Hatungi umufata ute mu bantu mbese nkaho witwa ryambwiye ngo ako kantu ni nakanyurosha kamboka n'imbezo. mbokane nkawe nyine mwana mboka. ariko iyo bavuze mwana mboka baba bavuze iki? mwiringana mwana mbokane, reka tubigire mbokane hafi aho ngaho.
Hatungi umufata ute? Hatungi rero ni umuhanga mu byo akora. Mufata ni mukuru kwanza, buriya umuntu ubanza ukamwubahira imyaka afite. Icyo nicyo cya mbere, ariko ni umuhanga mu byo akora. Ndetse mufata nk'umuntu w'icyitegererezo. Ni akahe kantu ke kagutungura? Dushobora kuba twari turi kuganira nk'aha ngaha, nyuma y'isaha twahurira nk'ahari inyuma ku cyokezo, ugasanga ari kumbwira ngo ngumva yewe sha nyine asa nk'uwibagiwe uko nitwa. Urumva niko kantu kantangaza, kuko ahanini usanga ntabwo amazina yibuka, ntabwo babyitayeho. Ubu nanjye ashobora kuba yanyita undi muntu, ubundi akwita boss. Boss umubaje amazina yanjye reka byagorana, ariko rya Garasiyane kuko yari kunze kera ararizi. Vuba aha hari amaproje yandi nabonaga urimo. Yego. Ni ibihe bindi ubamo cyane cyane nyuma ya Papa Sava, kuko niwe wambwiye uri muri kuri ubu ngubu? Ni ukuvuga ngo proje nta nubwo ari nyinshi, ni proje iyo nagaragayemo ni proje y'indoto, ariko ni sene imwe nakinnyemo mu ndoto. Undi proje nagaragayemo ni publicité za Skol. Uri kumwe na Hatungi? Yego, niyo mpamvu mwibuka. Mwese muri abakore. Skol 5 ni inshyashya isohotse ejo bundi yitwa Skol Silver. Nayo urimo? Nayo ndimo baragushimye rwose muri video, ariko nubwo nagiye muri video urebye ngaragara nk'iki gice, ariko naho ndimo. Urebye aka kanya nizo proje nagaragayemo. Njye navugaga indi nabonaga ujya kuri stage dukangurira kuza kukureba. Indi ni proje y'indemarugamba, ni proje, ni théâtre, ni story yari yerekeranye n'umusatsi, ivuga ukuntu badukoronije ku bijyanye n'umusatsi. Ni théâtre iri yo gukinirwa nyine siseme mu ruhame. Yego, niyo proje nayo ndi gukiniramo. Yari yande? Ni uwitwa Bingo Regis. Bingo Regis. Niki kindi wabwira abadukurikiye, abadufana, abadukunda, hanyuma tugasoza? Icyo nabwira abantu badukunda bahozeho, kuko dufite byinshi muri stock batarabona. Mbakangurira nimba koko dufitanye gahunda, ufite telefone aho ngaho wicaye uri kundeba, hita ukanda kuri subscribe, ubundi ukore share, ukande kuri like ndetse na comment. Ubundi ibindi uzajya uburyamye umve notification. Natwe tubibahe rwose. Oya, twe kubatamo ni gahunda. Ni gahunda. Turabifite pe. Ibintu turabifite byinshi cyane. Ibintu turabifite ni byinshi. Icyo dushima Imana ni ukudukomeza, kuduhagarika amahoro, kuturindira igihugu, ikadutiza ubuzima, iterambere nk'uko turirimo n'abatuyoboye, tugakomeza dutera imbere. Ibintu byo ni uburyohe. Ibintu ni uburyohe. Yari Diaspora Guevara niwe twaganiraga, hanyuma impanuro zarazibahaye. Murakoze rero, murakagira Imana, naho ubutaha. Sawa kabisa. Sorry bro. Sorry.